rero ntekera ko irategeko njye nacyo ritwaye kuri njyewe gusa nanone zizaba promotion ku busambanyi. Nakubwiye ndabwiye ngo harimo ibi byabyo n'ibyiza byabyo. Niba umwana yemerewe n'itegeko kujya kuboneza urubyaro, bisobanura yuko uwo mwana afite uburenganzira bwo kuryamana n'uwashatse. Ngo n'indwara zandurira muri zo nzira nazo ziyongera. Nibyo rwose aho turajyanye. Za hepatite bajya bavuga ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina ziyongera, sida ishobora kwiyongera n'izindi ndwara zitandukanye zo ziyongera. Icyo zakoze ni kimwe cyo kora ibintu byo kubyara abana bo benshi ku gihugu bizagabanuka. Uruhande rw'abantu batema iriya tegeko yego rizajyaho buriya kenshi ryageze hariya kugira ngo garuke inyuma kuzogorana rwose. Ariko ngewe mbona dukwiye gushyira imbaraga mu kurera kurusha sibyo mu gushyira amategeko hana gusa cyangwa no gushyira amategeko gusa ari kurira abantu muri ubwo buryo bundi. Ntago amategeko aba hari akenshi usanga uburere cyo gikomeye. Kuko buryo umuntu udatinya uburere, umuntu udatinya umuryango, udatinya kirazira n'amategeko ntabwo yatinya. Yes, nongeye kuguha ikaze ukurikiye Bakunda TV. Hari hashize igihe kinini tutabana namwe, ariko twahisemo ko twongera kugaruka tukabana. Ibiganiro byacu ntaho byagiye ntaho twagiye. Yego hari igihe umuntu aba atameze neza mu buzima busanzwe, ukaba warwara. Andrew, duherukana wararwaye? Narakize. Warakize? Abantu bari barabicishije irungo bari bagukumbuye cyane. Ariko ntabwo narwaye iminsi myinshi. Oya rwose. Ese gatera ishoti. Ese gatera ishoti kararangira. Imana yakubaye hafi kubugarutsa amahoro. Imana ibishimirwe kandi dushimire n'abantu bose bakomeje kutugaragariza ko turi kumwe kandi bananyuzwe n'ibiganiro byahise. Ngiri kumva inyuma ya mikro nitwa Moses Value ngo hayi ikaze mu kiganiro. Andrew, nawe wamfasha ukabaha ikaze ku ruhande rwawe. Barakoze abatumirwa bacu badukurikirana, turabatumiye ngo tubane mu kiganiro. Nanjye nitwa Andrew, tukaba tugiye kwana ikiganiro kuri Bakunda TV na Moses Value. Tubahaye ikaze, murakoze cyane. Urakoze cyane. Ugerageze unabarebe mu maso nyaboneka ntiwaguherutse. Bani mutaragari mugira ikibazo. Meze neza. Umeze neza ugarukanye umucyo, wagira ngo ntiwarurwaye. Ikaze rero. Narwaye ikigabo. Yego. Urakoze cyane. Iminsi itambutse ngira ngo nabonye umwanya wo gukurikira cyane. Sinzi nimba hari itegeko riheruka gutorwa n'abadepite rishingiye ku bana batoya bafite imyaka 15. Waba ari cyo uriziho? Moze mu by'ukuri ntabwo nubwo mvuga ngo ese nkira ntabwo nize mbona umwanya kurikirana neza iryo tegeko, ariko nararyumvishije abantu bariganiraho. Yego. No mu makuru bisanzwe, ariko ntabwo nize ndikurikirana cyane. Gusa uko byamera kose n'ubisha itegeko reba umuryango n'ubishavugwa n'imyaka 15 ku bana bisa bityo. Nuko ndabyumvisha. Ariko yego iri tegeko riragira riti abana bari munsi y'imyaka 15 babangavu, buri muntu bivuze ngo wemerewe kuboneza urubyaro. Fa kuba umwana afite imyaka 15 hari itegeko ryemeza ko umwana yemerewe kuboneza urubyaro. Mu kuboneza urubyaro, ubundi kuboneza urubyaro ubyakira gute mu muryango nyarwanda? Andrew, mbere ko dukomeza ngo turebe abana gutyo, unari ikintu cyiza, hari ingaruka mbi ni nziza kuboneza urubyaro, ubundi ubyakira gute? Amazi urakoze. Buriya nta kintu kitagira ikiza n'ikibi. Yego. Ariko yenda nk'urwego rwaciye rurareba rusanga yenda ikibi genda byaba kwaboneza urubyaro rufite na 15. Yego. Kuko ngira ngo ntago bavuga bari munsi 15, bavuga abageje 15 kuzamura, haba ku bahungu cyangwa abakobwa. N'ingaruka nyinshi zari ziriho bataboneza urubyaro. Nteka yuko ingaruka zaza uko baboneza urubyaro ari batoya zaba nkeya, ariko zizabonekamo. Yego. Ni ukuvuga iki? Ubushize naganiriye mu gihe gishize nk'amezi nka 3 nigeze kuganiraho n'abantu harimo n'abakobwa b'inkumi bakuru
yego bafite imyaka za 30 gutyo tukaba twicaranye abantu dusangira yego ukumva yuko nyine abantu ko imyaka igenda iza no kubyara kizaba kiri kiganza nzagirwa neza abantu bagenda badashaka kubyara yego ni ukuvuga iki ni ukuvuga yuko abana bafite imyaka 15 kuboneza urubyaro bizakumira kubyara inda zitateganijwe n'ibyo kuko hari igihe umwana abyaga ari mutoya yabyaye mutoya bikamwicira icyerekezo cy'ubuzima yego kwiga bikagenda nabi bigatanya imiryango kubera ko n'umuryango waciyemo ubukene yenda cyane hari abana bagenda bagafata abana bakabasigira ba nyina bakabacika bakagarukira i Kigali gutyo ugasanga rimwe na rimwe hari ukuntu bijagarayemo cyane. Ntekereza ko bizaba igisubizo cy'uko abo bana bazajya batabyara abana batateganyijwe no mu muryango ubone imbaga zo kwiyubaka. Yego. Aho ni uruhande rw'inyungu. Yego. Ikindi bizanakumira n'aba muvuduko kwa dufite wo kubyara abana benshi. Yego. Nk'ubu ukivuga ukiraho umwaka wa 2024 statistique igaragaza ko abana abangavu barenga 2022 batewe inda zitateganijwe. Yego. Kandi ubwo nimba umwana yaravutse muri 2022 ubu afite imyaka ingahe? Usi imyaka 2025. Wavutse yego. Abenshi rero niho usanga abana benshi barugwaye bakabura habayeho impfu nyinshi muri kuri ubu ngubu bitewe nuko batewe inda zitateganijwe. Bamwe babayeho n'ubuzima bubi, abenshi bari no mu murongo utukura kubijyanye n'ubuzima. Yego. Izo ni izindi ngaruka mbi kubera ko babyaye imbyaro zitateganijwe. Yego. Kugeza kuri ubu rero tugiye kwinjira no muri iri tegeko gusa ntiremezwa ko ntirasinywaho n'umukuru w'igihugu. Ubundi ubushakashatsi bunagaragaza ko umwana muri iyi minsi wariye neza guhera ku myaka 12 bashobora gusama. Noneho hari aho byabihuriye no kuri itegeko ry'imyaka 15 kubemerera buri mwana kuboneza urubyaro. Umva aho bihuriye nuko se bihuriye nuko umwana ashobora gusama 12. Yego, bitewe muri iyi minsi ibiryo turya byo mu nganda biradukuza. Hari nabo bitira ngo ni za hybride uburyo bwo gutebya, ariko siyo tushatse gusobanura. Aya maze kankubwira je ntabwo mbihuza gutyo. Ngiye cyo mbona n'ubwo 12 yabyara akaba akiri mutoya. Yego. Arega mbere yuko tegeko barishiraho nako bari propose ko nubwo yarabana itegeko umushinga w'itegeko utangiye kwigwaho. Abakobwa n'abahungu narongo kandi bari bahari babyaraga nyine abakusi bose siko babyaraga bose. Yego. Sibyo se? Rero ntekereza yuko gusa icyo bakoze ni ugukumira. Yego. Kuko ntabwo afata 12 ngo uvuge uti niba ndabemereye. Ariko wenda kwisi igenda ihinduka nabyo bizaza nta uruzi 15 babyemera. Sibyo? Rero n'abagabo natwe ntaho tworoshye usanga nubwo hari n'abana basambana nk'abana. Ariko n'abagabo nabo usanga basamanje nabo bana. Yego. Ugasanga ntago bibaye byiza. Rero ntekereza ko irategeko njye nacyo ritwaye kuri ngewe gusa nanone zizaba promotion ku busambanyi. None se reka nkubwire mu. Yego. Iyo umwana yumva afite uburenganzira gutegeko runaka n'umubyeyi kumukumira biragorana. Biragoye. Yego. Tukiraho ikibazo njye hano nkibona nahanga. Ubundi ababyeyi uko kugira bafate umwanzuro w'iryo tegeko bari propose barishyire hariya rinatorwe. Ukiraho uravuze ngo n'umubyeyi kumukumira bizaba bigoranye. Ese ubundi iri tegeko rigiye gufatwa ubwo hatarabayeho ese ababyeyi kubarira ntibyabananiye, ababarira ntibyabananiye bikaba rubaye hejuru. Mva nkubwire ubushize narabikubwiye mu kiganiro abantu bakukiye ibiganiro byacu by'ubushize bazabirebe neza. Narakubwiye ngo Minisiteri y'Umuryango n'ibigo biyifasha barananiwe. Izo ngaruka nuvuga ngo umuryango nyarwanda kurera wananiwe. Bivuze ngo ni nayo mpamvu urakoze cyane kutsubiza ikibazo. Ibintu cyose twifashisha amategeko kubera ko umuryango wananiwe. Nicyo gisubizo kirimo.
umuryango wananiwe niyo mpamvu hifashishijwe itegeko. ntabwo umuryango nyarwanda ugishoboye kurera abana babo mu buryo bw'inyabupfura n'uburere. Igisubizo gihari. Ikigaragara se ubwo abahana abateye inda abo bana bo barananiwe se abahana kuko ushobora guhana umuntu akabera intangarugero abandi. Buriya guhana si igisubizo. Igisubizo kigikwiriye nyacyo ni ugukumira. Yego mbere yuko biba sibyo naho guhanaho ntabwo biranagoranye. Ariko nkeka ko hashyizweho no guhana ahubwo uhande rumwe hariho bitateje n'umutekano muke mu muryango nyarwanda. Reka nguhe urugero. Ubu wahana umuntu wateye inda aragiye aryamanye n'umwana bamuruseho sibyo. Yego umwana aryamanye no 17 atewe inda n'ufite 21. Yego kuko tegeko rimwe ko afite ubukure akaba 21 nawe niba gabara umuhungu nawe mu by'ukuri nawe abari mutoya baraturanye bariganaga imiryango biraziranye ni inshuti baratabaranye cyangwa se afite n'amasanire ni mubyara we bagufata gukubita amageragere. Yego sibyo ukamukubita 25 uguze inyuma cyo kiriyo amakimbirano ntavuka muri aya muryango abari menshi bamwe bakwandiraga rwa muhungu abandi kwande rw'umukobwa rimwe na rimwe n'umuryango w'umukobwa ugasanga bamwe bari kwande rwa muhungu kuko ari umwana badeze bakuze buri muryango udefanda umwana wo ahubwo bitaje andi makimbirane akomeye cyane kuruta cyaje ntiyakibayeho. Hari ikintu mbona dukwiye gushyira imbaraga mu kurera kushyira amategeko menshi nubwo nayo n'amategeko nayo dufasha kuko ntabwo abantu babaho ngo bagende gutyo. None se niba umuryango wananiwe kwita ku bana babo akana mpamvu hifashishwa itegeko nk'uko ubyumva ubona umuryango wazahabwa ubuhe ubufasha bwo kugira ngo urere. Nta garanti yo kuba cyagifite niwo umuryango wanyu warangiye watangiye kuzimira. Ni ukuvuga yuko amategeko ni meza aratwunganira ariko dukwiye kubona minisiteri y'umuryango yigaragaza. Akwindura ngiye sinemeranye nawe. Yego sinemeranye nawe kuri iki kintu. Sinihame ko twemeranye. Yego nta kuntu umwana muto y'imyaka 15 ngiye sindishyikiye. Yego shobora ni ku ruhande rwanjye ku giti cyanjye umwana w'imyaka 15 nkuko bivuze izo ngaruka mbi ngiye nizo ndebaho cyane. Inziza zirimo pe kubera ko uramurinda gusama akiri muto kugira ngo usigasire umuryango nyarwanda kuko buriya n'umuntu byaye ukiri muto ubuzima buramugora n'umwana we akabaho nabi ibyo birumvikana. Ariko umwana kumwumvisha ko yemerewe gukura kuba yaboneza urubyaro bivuze ko yemerewe no gusambana. Yemerewe no gusambana. Ubundi igiranye nakubwiye ndabwiye ngo harimo ibi byabyo n'ibyiza byabyo. Niba umwana yemerewe n'itegeko kujya kuboneza urubyaro bisobanura yuko uwo mwana afite uburenganzira bwo kuryamana n'uwashatse cyane. Icyo bivuze ngo ahubwo rero ubuze igitangaje noneho ngiye mbonamo ese ubu ngubu bazongera gufunga umuntu wateye inda umuntu nako waryamanye n'umwana w'imyaka 15 nawe nyumvira kandi umwana mu burenganzira yuko afite uburenganzira boneza urubyaro nyine se ahubwo aboneza urubyaro nuko wemeranye na societe n'uwo muryango yuko umwana akora imibonano mpuzabitsina abyemerewe ahubwo nawe kandi umuhari uburenganzira ko kabyemerewe. Ubwo rero no kuzafunga umuntu ukamukatira ngo yajyamanye n'umwana w'imyaka 17 cyangwa amuteye n'inda sibyo cyangwa 16 hazaba ari ikibazo cy'itegeko. Ngiye uko nabibona iri tegeko rishobora kubangamira irindi ryari ririho. Umuntu ufite imyaka y'ubukure w'umusore yafataga umwana mutoya umunsi y'imyaka 18 yahanwaga by'intangarugero byari imyaka 25 kuzamura wenda nubwo ntagiye mu bitabo neza ngo ngiye mu gitabo cy'amategeko ariko tuzi uburemere bw'icyo kintu. Yego none hibaze umwana n'abajya bamusangana mu myaka 18 azajya avuga ati na 15 biremerewe. Nyeka ko hazaba harimo itegeko ryamaze gusanga aho ryamuhaye uburenganzira ryamaze nka kuvuga yuko iryo tegeko nibaramo kari baritoye bizaba bisobanura ko babizi neza kandi babishyigikiye yuko umwana yemere kwishimisha mu mibonano mpuzabitsina cyane ko yanikingiye kuboneza urubyaro. Washyiraho n'umuganga ubimufashamo kugira ngo abikore neza kurushaho. Tujye tubibona erega n'ubusanzwe Andrew umuntu ajya gukora imibonano mpuzabitsina abenshi yikingiye abenshi bakora idakingiye nuko baba baraboneje urubyaro. Yego abenshi rwose hano hanze nako bimeze bivuze ngo rero na sida ishobora kwiyongera
oya indwara zindi zandurira mu mibonano mpuzabitsina ziziyongera kuko abana umva ngo ari ikintu kimwe aba bana batinyaga yego baramutse bayibonye babyumvishije yego wabikoraga ariko umubare wabikoraga wari muto ugereranije ko harimo ubwoko n'ubwoba ubu rero ntabwo ugiye kwiyongera bivuze ngo n'indwara zandurira muri izo nzira nazo ziziyongera nibyo rwose aho turajyana za hepatite bajya bavuga ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina ziziyongera sida ishobora kwiyongera n'izindi ndwara zitandukanye zo ziyongera icyo zakoze ni kimwe cyo gukora ibintu byo kubyara abana bo benshi ku gihugu bizagabanuka cyane uwo mukobwa rwose azaba umusore agenda hariya amara imyaka runaka ese kuko ubona iri tegeko rije kurinda umuryango nyarwanda cyangwa rije gusigasira ubucucike bw'abantu bavuka ari benshi ariko se ubundi uruzi ko amategeko menshi yavana mu mategeko mpuzamahanga ubwo se uhagaze hagati aho ushyigikiye umuryango nyarwanda cyangwa nuko ari ukugabanya ubucucike bw'abantu dore ko turi n'igihugu gito icyo cyo ntiwagitekereza nk'umuturage nk'umubyeyi oya ngewe ku bwanjye ni ku ruhande rw'abantu batema iriya tegeko yego rizajyaho buriya kenshi ryageze hariya kugira ngo igaruke inyuma kuzogorana rwose ariko ngewe mbona dukwiye gushyira imbaraga mu kurera kurusha sibyo mu gushyiraho amategeko hana gusa cyangwa no gushyiraho amategeko gusa arekurira abantu muri ubwo buryo bundi ntabwo amategeko aba ariko akenshi usanga uburere cyo gikomeye kuko buryo umuntu udatinya uburere umuntu udatinya umuryango udatinya kirazira n'amategeko ntabwo yatinya amategeko ntabwo yigose ntabwo ashobora kuyatinya ashaka kuyatinya ko atayubaha rwose ngewe nkiri aho iri tegeko koko yego ntuyemeranye naryo si ukuvuga ngo usinemenye naryo natangiye nkubwira ibishobora kuzaba bigeza muri ryo birahari yego sibyo uwo mwana kwa kundi yacikizaga amashuri kwa kundi byara umwana akagera akamujugunyira nyirakuru mu cyaro bikamugora kandi arihingira ararwana n'iryo tungo sibyo bikabadindiza abana benshi ku gihugu sibyo rwose aho ngaho ndabyumva ko rizakumira yego ariko nanone ni promotion ku busambanyi ni ukuvuga ngo uhagaze hagati uhagaze hagati uruvuga ngo hari ibyiza nk'ibintu by'abagabo bishize nyaga mbivuga cyane ko ntabivugaga imbere akamera mbibwira abantu by'abagabo ngo ba Miss Rwanda bari gupromotinga uburaya bari gupromotinga uburaya icyo nacyo uzakita mu kiganiro ukamushyira hariya kandi kumurikana uzo kukunda umuco nyarwanda cyane na kera by'abagabo baramurikaga abakobwa sibyo ariko ntabwo nibyo nkunda kuvuga n'ibya kera byose siko byari byiza abubu nk'uko bivuga ngo abubu yego rero iyo wafashe umwana ukamushyira hari afite imyaka 10 sibyo ukamuha imodoka nziza ukamuha esanse ukamwemera sarajya mu mwaka umwe umwaka ubishize se batakimuha bikuraye kandi rero umunyeshuri wegeze gundi abikuraye kandi iwaba badafite ubushobozi yimuhereza birumvikana umuntu amenyeshe guha miliyoni ya buri kwezi afite imyaka 10 n'ingahe abana batogiye kwidegembya abangavu rwose biriye byari guteza imbere uburayo so ko abantu baragiyemo ngo ba Miss ngo harimo gutanga uruswa z'igisina n'ibindi byose ikibazo ntabwo ari bo nabayemereye kubikora ikiza nuko bajyamo badafite imyaka 15 iyo turi kuvuga mu Miss kujya mu Miss ni no kubaho icyo kizaba ikiganiro cy'ubutaha wenda uzakiriho neza nabyo rero ubwo babyemereye nako ntago tegura derasimba niba byemerera sibyo bazaba bateje imbere uburaya ariko nanone ngewe ingaruka nizo mbona nyinshi ngewe ndagira ngo uze kushyira ku munzani wowe ni ukuvuga ngo abantu ni mu burenganzira bisambanire nta kibazo nizo ndwara niziyongere ariko dushize imbere gukumira umubare w'abantu no guhakaza minisante doyakaza minisante cyane iri tegeko rirakaza minisante cyane kubera ko ubu buryo buhari ngewe uko mbyumva ndenda ndabona ingaruka nyinshi ugitangaje minisante ntabwo indwara dutinye nyinshi ntabwo arabona umuti wazo nicyo kintu oya ubaye uri nka depite uri muri kiriya cyumba cy'amategeko kiriya cyumba nyine gitora itegeko wahitamo yego cyangwa wowe nakwifata
kandi kwifata bigoye Andrew, ari nayo mpamvu n'abantu babaye kwifata. Hari ikintu ubona wabyanga wabyemera kiri butambuke, sibyo? Ariko mu by'ukuri ngiyewe singiye ntabwo ndimo kwanga itegeko, niribeho nirinazi, ariko igihe riziyemo, sibyo? Mbere yaho habanje iki? Yego hagombye kubanza guhata ibibazo no kwegera no guha umurongo mugari Minisiteri y'Umuryango, ikabanza ikumvisha umuryango ko ufite inshingano za mbere, kandi itegeko ryagiye gufatwa babona ko byananiwe. Minisiteri kunikora ryahera kuri radio ikavuga ngo rwose mubane neza, musezane mu murenge, ukajya ngo gusezana mu murenge nibyo bikemura ikibazo, sibyo? Kandi Minisiteri y'Umuryango ikwiye kumanuka ikaba ku muryango, kuko ntabwo tubona aho yagerageje ngo byaraze, ntabwo tuyibona ikora, sibyo? Ntabwo tuyibona ikora rwose. Noneho niteko nayaza ko rize byibura n'abaturage barabanje kubanza kubyumva, baraganirijwe, none nanirwe twereke umuryango yuko teko kujya mwananiye kurera, sibyo? None hagiye ko hundi buryo no ayo ntegeko twunganira biganirizwe, no kwicara mu gutoca kare akafata icyuka gikubita aho ngaho, kikwe niba makugishira hariya tuzabana amanota mu miryango mpuzamahanga izava ngo ikigaragara cyangwa abana b'ubu bari gukura ubu bumva nabi, kuko urumva umuryango wananiwe mu myaka yashize, ntago iri tegeko rye ryaratowe. Moze mva kumubwire ntugire kuva na kera hose, yewe ndi gushaka impamvu imwe inyemeza uburyo impamvu habayeho guhitamo. Yewe uko mbibona nkanjye impamvu itegeko nuko abana cyangwa umujyi Nyarwanda mo kwiyongera cyane ku gipimo kiri hejuru, sibyo? Ugarutse ahantu nakubajije mbere, ni ukuvuga ngo niba barabashyizeho politiki y'uko umuryango Nyarwanda byibura bakwiye kubyara abana 3. Yego, nuko babivuze, ariko barabivuze nabo nabivuga neza nabwo ntibavuga ukwiye kubyara 3 akwikwinjiza ate, sibyo? Ukwiye kubyara 5 bakwinjiza ate, w'10 yakwinjiza ate, n'indi utakwiye kubyara kuko nitujya muri ibyo tubaza gusanga hari udakwiriye kubyara tubaje kwinjiza kimwe. Ibyo nabyo babivuze gutyo barabyigisha, ariko byo ntabwo biri mu tegeko, ubukangurambaga bwabayeho nawe ukumva, none nawe ukabyara ukurikije ko ubushobozi bwawe bungana, sibyo? Icyo cyo ndacyemeranya nabo, kuko kubwira abantu kabibutse yuko bakwiye kubyara abana bashoboye kurera, sibyo? Ntabwo itangaza kirimo, ariko nta tegeko bizbashyiraho. Ibi nabyo byakabaye nk'icyo, byakabaye gutyo ugashishikariza abantu cyane nabashishikariza Minisiteri y'Umuryango kwegera umuryango kuwufasha kugira ngo abana batoya bakumire ubusambanyi. Ntabwo birasaba igitsure cy'ababarera, kuko uzi ko hari amategeko mwagiyeho yabujije ababyeyi igitsure. Oya ni ngombwa, none se umwana y'imyaka 10 n'ingahe? Ubwo ayo mategeko rero niyo yatumye iri ngiri ribaho. Reka nkubwire, iri rifata. Reka nkubwire, jewe ndi nk'umuntu adakunda kubita abana, nayo ndabizi, ariko mfite uburyo ushobora guhana nabo kubise. Yego, ntawe ujya nkunda kubita, niyo umuntu akubita rwose birambanganya. Njye ni muto nakwiswe cyane, gukubita si byiza, ni muto nakwiswe cyane no kwishima nibagikubita. Muzehe wanjye n'umuntu ajya mufite, ni umuntu ubu ngubu narashaje ntawe yakubita, kandi twese twarakuze. Yego, ariko ni umuntu uzwiho kugira igitsuri cyane, yarakubitaga. Warazikubiswe nka za zindi za nyamaswa. Narakubiswe, urumva? Ariko icyo nshaka kuvuga, none maze gukora navuga narakubiswe neza, abana banjye narazikubiswe, si nyine gukubita. Bivuze ngo warabakubitiwe. Njyewe si nkunda kubita, ariko ntabwo hari uburyo ushobora kubita umwana ukamuhana, hari ubundi buryo ushobora gushyira itsuri itarakubita, sibyo cyane? Ariko igitsuri cyo guhana kikabaho. Noneho bisa nkaho hari amategeko amwe namwe cyangwa se ukuntu byagiye biza, nta kibazo. Bisa nkaho guhana cyangwa kubita umwana ari ikintu kiremereye cyane. None se kubita umwana ukamuhana akanyafa kamurya nyine kabara ku kibuno, sibyo? Ariko mukumira kugira ngo ejo hazaza atazandura sida. Yego, no kwandura sida ntaramuhana ikizani iki. Inkoni irababaza ntikumira ingeso.
niko bakubeshye. Inkoni irababaza ariko ntago niko bakubeshye. niko mye mbibona. Urakubita umuntu ibihano biramutse bitababaza ntibashiro gereza. Gereza ushatse kuvuga ko bakubita se? Oya navuze kubita. Yende kuvuga inkoni. Ndavuze igihano. Ndega mva nkubwire. Hari gukubita bunyamaswa. Ariko ibihano igitsuri kibaho. Buriya n'amategeko bashyiraho cyangwa n'amategeko n'ibihano bishyiramo zageze n'ibindi si urwango. Ahubwo ni uburyo kugira ngo bagorore umuntu. Yego. Sibyo? Kuko hajya abantu bakuze kenshi. Bagira ngo bagorore umuntu, ntabundi buryo bagorora umuntu w'umugabo. Yego. Sibyo? Cyangwa umuntu mukuru. Umwana mu rugo rero nawe ufite uburyo bamugoramo ku gitsuri. Rero umuryango nyarwanda warabananiye habayeho kwifashisha itegeko. Ko abana bari mu myaka 15 kuzamura. Ese umuryango nyarwanda ninde? Ni mama we na papa we. Oya. Yego. N'abaturanyi. Ni ikintu Kigali. Yego, ni ikintu Kigali cyane ariko bihera mu rugo. Ariko hari abahogarariye. Abahogarariye bakwiye kwegera. Yego. Kandi bahembwa amafaranga avuye muri wa muki wa muryango. Bakavuga ati bajya hari ahantu bakorera iki wa muryango. Yego. Ese mbere gutegeko ribaho. Umushinga utegeko ujya mu nteko. Yego. Hari amakuru mu midugudu n'ahandi ko nzi ko nawe ubyitabira bo muze urubyiruko hari aho ugize uva mu misito y'umuryango uza kwikangurira abantu kubyigisha. Icyakoze mu myaka yashize tukina primaire byabagaho kuko baranadusuraga primaire bakazana ibikoresho by'ubwirinzi mu busambanyi. Urabyibuka ko byari bihari bakanatwereka ati ni gutya babigenza gutya hari pratique icyo gihe twarabonaga. Ariko kuri ubu ndemeranya nawe ko ubu ngubu rwose ntago tukigira ntago bakigera ku mashuri tunanenge. Ariko nanone dushima abadutekerereza ari nako turi gusoza ikiganiro cyacu. Ariko reka umukoro tusigire abadukurikiye. Ariko mbere yuko tubasigira umukoro ndagira ngo ushyireho nawe utange igitekerezo cyawe kuri itegeko no ku kiganiro twagiranye uyu munsi dusoza n'abandi tubarekere comment. Reka ngere icyo mvuga ko dusorezaho. Igihe cyose amategeko aza ariko atabashije kubanza kwigishwa no kwerekana impamvu ku muryango bigiye mu ruhare. Sibyo? Azabeho ahubwo azateza ikindi kibazo. Nyuma mvuga ngo Minisiteri y'Umuryango yagombye kumanuka. Rega turabira bintu hari ibintu byinshi cyane twaje tuganiraho biri mu muryango ubona bitakabe bihare Minisiteri y'Umuryango yaramutse bihaye imbaraga. Yego. Mu gihe cyose rero basaba bashyira amategeko gusa zajyaho sibyo? Tukoma amashi iteko ryagiyeho ariko nyuma y'igihe runaka dushobora kusubiza inyuma bigoranye. Rero mbona rwose ntago ndwanya itegeko ryakabaye ryiza ariko mbere yuko rijyaho byarabanje bikajya mu muryango cyane bakabyumva bakabereka uburyo bizagendamo umuryango gafata icyo kwigisha abo bana none kikaba urugendo nawe gufata umushinga ushyira mu ndika mu gutakubita aho ngaho abana